turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. Ni jenoside yasize abatutsi barenga miliyoni bishwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi kuri DAB TV Rwanda tugiye kugaruka ku kuntu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye ashyirirwaho amafaranga yo kumuhiga ndetse ashyirirwaho amafaranga amadolari 130 ngo bazane umutwe we ariko biranga. Baciye ku mugore ngo azamoroge amushyire mu burozi mu byo kurya ariko biranga. Ibi byose byakorwaga na guverinoma iyobowe na Habyarimana Juvenal. Tugiye kugaruka ku Mufaransa Paul Boris washyiriweho amadolari 130 ngo azane umutwe wa Perezida Paul Kagame ariko bikanga. Mbaye ikaze kuri DAB TV Rwanda. Urugamba rwo kubohora u Rwanda hamwe n'ibiganiro by'amahoro hagati ya FPR Inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda byari birimbanyije mu mwaka w'1993. Perezida Habyarimana n'inzego ze z'iperereza bari bakataje mu kongera guca umugongo FPR Inkotanyi aho kwita ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda zari zandagaye hirya no hino ku isi, guhagarika akarengane no guhohoterwa kw'abatutsi imbere mu gihugu. Guverinoma ya Habyarimana yahisemo guca undi muvuno wo kugerageza kwica Perezida Paul Kagame wari ukuriye ingabo zari za FPR Inkotanyi. Bari bagamije kongera guca intege uwo mutwe nk'uko bari babigenje bica Major General Fred Gisa Rwigema hari mu Kwakira mu 1990. Ubutumwa bwo kwivugana Perezida wa Repubulika Paul Kagame bwahawe Umufaransa Capitaine Paul Bari wari inshuti n'umujyanama wa Perezida Habyarimana akaba intumwa ya Perezida Francis. Paul Bari yatangiye gukorana n'u Rwanda cyane ahagana mu 1990 ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, by'umwihariko akoreshwa mu gukorana n'Ubufaransa muri dosiye zijyanye no guha intwaro imyitozo ya gisirikare. Guverinoma yateguraga jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. Mu mwaka wa 2004 Paul Bari yabwiye umwanditsi wa filime Imbarankuru Raphael Gutschmann ko agitangirana gukorana n'u Rwanda umwe mu mirimo ikomeye yahawe ari ugucengera akaneka FPR Inkotanyi kugera mu mizi. Umwe mu muryango utegamiye kuri leta muri Mutarama mu mwaka wa 2013 wahishuye ko mu ntangiriro zo mu 1993 Perezida Habyarimana yahaye ubutumwa Paul Bari bwiswe insecticide, bwari bugamije gukora ibikorwa byose bigamije guca intege FPR Inkotanyi ndetse no kwica abatutsi imbere mu gihugu. Paul Bari yishyuwe amadolari 130. Imbaraga ze nyinshi zijya mu guhiga abayobozi bakuru ba FPR Inkotanyi aho bari bose, bahereye kuri Paul Kagame. Ntabwo bwari ubwa mbere Perezida Juvenal Habyarimana agerageza uburyo bwo kwica Perezida Paul Kagame, kuko no mu 1991 nyuma yaho FPR Inkotanyi yari yigaruriye ibice byinshi bya Byumba, hari umugore worejwe ku murindi ngo yice Perezida Paul Kagame akoresheje uburozi. Uwo mugore ariko ntabwo byamuhiriye kuko yafashwe n'inzego z'umutekano za FPR Inkotanyi atarakira mu bikorwa uwo mugambi we mubisha. Nubwo kwica Perezida Paul Kagame byananiranye kuri Paul Bari, yasize imbaraga mu kubahiriza ibyo yari yarahawe gukora muri operation insecticide, birimo gutoza abasirikare kabuhariwe bagombaga kubikira FPR Inkotanyi bakayitesha ibice yari imaze gufata, ndetse bakaninjira imigambi yayo kugeza ifubye no kwica abatutsi mu buryo bwihuse. Imyitozo yaberaga mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe, ubu ngubu ni mu karere ka Nyabihu. Uyu mutwe w'ingabo Paul Bari yahaye gutoza waje wunganira undi wari watangiye gutozwa n'ingabo z'Ubufaransa mu 1992, nawo wari warahawe misiyo yo gutahura no kubangamira imigambi ya FPR Inkotanyi ariko bikananirana. Muri Kamena mu 1994 guverinoma yakoraga jenoside yasize agahimbaza musiki n'ingamba
zo gukangurira interahamwe kwihutisha ubwicanyi. Paul Barry kandi nawe yifashishwaga na guverinoma y'u Rwanda gushaka abashancuro b'Abafaransa bagombaga gufasha ingabo za leta kurwanya FPR Inkotanyi ubwo jenoside yari irimbanyije. Augustin Bizimana wari minisitiri w'ingabo yandikiye Paul Barry amusaba gushaka byibura abasirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri bo gufasha ingabo za leta yari isumbirijwe muri icyo gihe. Abashancuro Paul Barry yari abashatse ariko ntacyo bafashije ingabo za leta yakoraga jenoside mu gutuma umujyi wa Kigali udafatwa nk'uko yari yarabibasezeranyije. Ibi ngibi byaje no kurakaza Augustin Bizimana kuko muri Nzeri mu 1994 yandikiye Paul Barry amwishyuza amwe muri ayo mafaranga bamuhaye kuko hari ibyo atakoze nk'uko inyandiko zabigaragazaga. Mu kwivana mu isoni nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994, Paul Barry yakunze gukwirakwiza ikinyoma cy'uko iyo Perezida Habyarimana adapfa jenoside itari kuba, nyamara ari umwe mu bagize uruhare mu itegurwa ryayo, atoza abasirikare n'abasivile bashyize mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Ubuhamya bwa Paul Barry bwagiye bwibazwaho kenshi kubera kunyuranya mu byo yavugaga, hamwe akanabeshya nkaho yavuze ko abitsa agasanduku k'umukara kabonetse mu ndege yari itwaye Habyarimana Juvenal, nyamara bikaza kugaragara ko byari ikinyoma. Ibi ni bimwe mu byo twaguteguriye muri kino kiganiro. Ushaka kumenya byinshi byimbitse kuri cyo wajya ku kinyamakuru Igihe, dore ko ari nacyo dukesha ino nkuru. Njyewe ni hano coreje kino kiganiro. Mwaduha igitekerezo cy'ibyo twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha, cyangwa se mugakanda like niba mukunze ikiganiro cyacu. Iyi chaîne yitwa DAP TV Rwanda. Imana ibarinde kandi twibuke twiyubaka.